don't waste time, you got one shot, you got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss, just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep, only scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. Ntacyo nakora ngo nkwereke ko ngukeneye. Tito nta nicyo nakora ngo nkwereke ko ngukunda. Ariko urangukirwa wiruka inyuma ya Kelly. Ese basi Tito nzakora iki? Ese basi ubona ndi umukobwa mubi? Tito ndamukunda pe. Ariko sera tubona ntagukunda. Abantu bose babibona ko nagusari. Ese basi kuki utamu mwanya ngo tuganirize? Tito nakoze iki? Ese ubundi Kelly yaguhaye iki? Ese Kelly yagukoze iki ko? Tito bwira nkora iki? Mutansubiza nkora iki? Nako mani uzi gukunda umuntu utakwitayeho. Yesu ndirimbo uzayindirimbira kugeza ryari? Mbwira ndirimbo uzayiririmba kugeza ryari? Ejo ndi ku kazi ntitwa turi kumwe se? None kuki ntabwo nakubonye? Dore muri nzanya ubwo nje ndi maneke dahembwa. Ya Kelly cyangwa ku kazi? Ni inkuru mbi ariko itari yo gupfusha. Bijyanye na Kelly cyangwa akazi? Nasuka bari kukaza ahubwo ari inkuru mbi y'igihombo. Kubizi neza ukuntu business zimeze neza. Okay, ndambwira. Hari amakuru nzanya nyayo yize 80%. Ko Kelly yakoraga mu kabari. Icyo si ikibazo nta kazi gasanzwe. Na mushike wanjye yigeze gukoramo. Ase nyumva icyo ni Kinyarwanda ndi kuvuga nawe. Okay. Kandi babizi neza abakobwa bakora mu kabari. Impeta ziba zarabagiyemo zirenga 100. Ntabwo ndi kubatanya. Ariko uva ku bandi mani. Inama abakobwa beza. Baba ndure ukumva wa madeni. Wa mukobwa uri kumva ugira mu bapatiri. Ikibazo barahari ariko nyine nawe urabizi ibintu byo ndabizi ko none ngiye mu kandi. Okay. Ntabwo mvuye ibyo ndi kubwira se. Nabyo ndi kubyumva. Ariko urabizi ko nta kuntu ntagize. Gerageza no kumwikura. Ubona umuntu waryaga. Ibyo ndi kubwira nawe uriye no kubura mwikura no gufata umwanzuro ku cyawe gito. Ngiye niba nkugira inama nk'inshuti yanjye. Uri siko binzanya no. Ibyo wawe se kurya ibyo ntari ibyo binzanya. Ngiye ni wawe ntabwo nteka nta mukozi mfite uzi. Wenda Keve. Sinzingera niba nabanje kugira ngo wamvuga utongeye kumvuga mu buzima. Tita, man none inzoga ari umuti w'ikibazo. Calm down. Mva mubwire. Tita. Man, inzoga ntabwo ari umuti w'ikibazo ntacyo zagufasha mu gukemura ikibazo ufite. Tita, ufite ikibazo ki? Mbwiza ukuri ufite ikibazo gituma wiyahuza inzoga zingana gutya rero. Inzoga zose. No. Tito ndamukunda. Nisi bigatuma kwiyahuza inzoga biratuma gukunda basi. Tito ndamukunda. Si
Smith ntabwo nzi ikintu nakora. Teta mva nkubwire kano kanya ikintu ugomba kumenya neza nuko inzoga ntacyo zagufasha gusa reka musezeranye iki kintu mbabarira ureke inzoga njyewe ndemera kugufasha 100% pe ndemera kugufasha 100% uko nagufasha sibyo musubira Smith aho bigeze ndumva ntagiye gucika intege Tito ndamukunda wicika intege njye ndemera kugufasha 100% none ikirenzeho kiriho guhangayikishaga ntabwo bakiri kumwe ntabwo akimwitaho ntabwo nubwo amwitaho dumve neza ntabwo wamuhangayikishaga kiri kuvuga sibyo igihari tuza sibyo tuza ke maze gucika intege uriya muhungu wagira ngo baramuroze yuko ko Tito muzi neza inshuti yanjye sibyo tuza rero nzi ibyo akunda nzi ibyo yanga urumva bivuze ko mufatisha byanyorohera njyewe sibyo tuza rero Teta sibyo basi yanagura nshaka yanagura tuza sibyo ndakwinginze Smith birangoye pe tuza birangoye ntibikomeze kugora ndemera gufasha kandi mva mubwire mfite umupango ngomba gukora kandi mfite umupango ngiye gukora kugira ngo Tito akugarukire kandi abo wawe wenyine sibyo ndakwinjiza ako ntongire ndagusabye Tito arakugarukira wowe humura sibyo ndabigusezeranya Tito abo wawe bukiri wamuhangayikishaga ntabwo amwitaho nta nuhari sibyo urambeshya Smith ntabwo nkubeshya sibyo mfite umupango we tuza wabyihorere umupango ngiye gukora sibyo basi tuza sibyo no tugende basi sibyo uretse kubwira ibyo tunabivuga byo mu kabari hari Teta ntabwo njye na mushiki wanjye ntabwo na mushiki wanjye usanya Teta abantu bose basi bifungura kuko Teta ariko njye ntabwo ndi kumuguhatira udashatse niwe wapfa nawe wegetse ubwonko ntajye wabona abafite mushaka uzapfe gutya imyaka igusige ku isi ubange nk'amabuye y'imyaka nk'iy'amasambu njye nta muntu ufite urabizi neza ntabwo nakubyaye ako nawe nkugira inama uyu munsi ukanga kuyumva jewe njye hano mwese uri iki cyacu cyo muri famille ku buryo njye ubugeni cyakukeka ko umukobwa yanyiciye ndi kumubuza umuntu cyakukeka ko abo ndi gukubwira nsoke ntashye singusanzwe gukora akazi mu rugo iwawe wenda kakora naba nanakaretse ubyo mushaka gukora ntacyo bimbangamiye ntabwo naba nkiri ku process sibyo bigutunze se ibyo nakubwira ngo wabyumvise erekana umuginga hari ba Teta hari n'abandi ntabwo nshaka kuvuga benshi cyangwa se niba wumva umuriro wawe wo kuryoheye kuwota ariko uzabumva ari impeta navugaga ntabwo ari zandi bambika mu umukobwa wakoze mu kabari uzi impeta ziba zaramugiyemo ntabwo ari izi z'umuntu yambara ubwo inshuti zanjye zagiye bakararana se rondorere noneho nandike interuro ivana ikagira Nyabugogo muri iki ntabwo ndi buguherekeze kwezi oya ntabwo aribyo ngusabye muri iki nyine kuva ngo muve mu maso byatunaniye uramutse bebe Asante brother. Shaman, muzi icyo nabahamagariye hano. Undi amagambo make cyakubageza akazi. Man, rebira mu Tito. Zamuvandimwe tubana. Nyina mufatanye nk'umuvandimwe akomana ratunaniye. Gute? Man, uramujama niba ari depression yarwaye, niba sinzi ikibazo tu. Reba aragakobwa bakundana bita Kelly. Akubwa kari aho ngaho tu
Man, je sinzi ukuntu abivuga. None se Tito yaba afite ababyeyi? Nicyo kintu kimbabaza. Nta babyeyi afite. Umunsi ko nanjye nta nabo nzi. Usibye ko ibyo ngibyo atari byari byatuzanye hano. Ingingo nyamukuru reka nyibabwira. Uriya mutipe Tito ufata nk'umuvandimwe wanjye. Niwe nshuti niwe muvandimwe niwe byose cyane, sibyo? Icyaba cyose ngomba kumurinda. Sibyumvikana? Guys, birumvikana? Ndabyumva cyane. Bivuze ngo nshaka ko mumugenda aha intambwe yose ateye mumukurikiye intambwe yose. Ahubwo nizere ko harimo nk'amafaranga. Ikibazo cy'amafaranga. Ikibazo cy'amafaranga gihari. Okay, niba nta mafaranga ibyo biroroshye cyane. Ikintu nkeneye ni ko mumurinda intambwe yose ateye. Uriya mutipe afite ibibazo byinshi. Ushaka kuzarangira we ubwiye yahuye ku giti cye kubera karagwa bonekera. Kandi afite umukobwa umukunda byanya dushaka kumuhereza urukundo rw'isi. Nshaka ko mumukurikira gake ukamugendana mukamenya ngo ajya he bimeze biti gahunda ko ntabwo nshaka kura mutipa ziyaho. Kurampugaramo kuko nta kirya nta kigiruta. Hari n'igihe tujya kumva nijoro tugashiduka ari kuvuga keri. Ntabwo nshaka ibyo yazina mu matwi yanjye. Aha boss. Aho ngaho ubwo hajemo umukobwa nta ribi. Agakobwa ngiye nzajya nkirira kabisa. Ewana. Nta nagahenge nzamuha sinzatuma yitekerezaho. Iyo diriho ndayigusezeranyije tu. Nta kibazo kiri buze kuvamo. Ari gukunda ibintu byo kurya abakobwa b'abantu. Ibintu bizagukora wa musore we. Akazi ni akazi bro. Uba ugomba gukora igishoboka cyose kugira ngo boss yishime. None se ko dutumye kureba uwo mukobwa dutumye kujya kurya umukobwa. Diro yanjye ni umukobwa ngiye ngomba kuyikurikirana boss. Ndabigusezeranyije kabisa. Kamubwiye wa musore we. Iryo ryawe rishobora kuzagukoraho. Ugiye kureba intambara yawe hagati yawe na Tito. Ega akazi kose ni akazi ngewe ngomba boss ataraduha n'akazi shuri yanjye. Ngomba kwita kuri uriya mukobwa. Akazi yakaduha. Bitekerezeho neza aho kugira ngiye mbura amafaranga. Uwo mukobwa twanamubura. Oya ndabigendamo neza kuhumura. Ngiye ko ibintu byumvikana. Byumvikana cyane. So ese bro nagakuru ka Mike. Twaragerageje nta kintu tutakoze guys. Gusa twagezanye tubiharira polisi ko nta kintu tutakoze. So rero ndumva nta kindi kintu cyo kumbaza kireza aho ngaho. Ibindi mukurikirana akazi kanjye. Gapfa arangiparangiza. Oya cyane rwose. Urakoze. Ikintu cyo numvishe cyo. Uko kiracyana cyo kugera nk'irya bisi. Ewana. Kiracyana ngo bubisi. Kandi bro urashaka kurema intambara wowe n'umuntu tutaratangira akazi kacu. Nyamara wisubiyeho. Nose kuki tutavuze ku kazi kacu? uzasubira mani ibyo Asibyo ni ibiki nkoze mani.